Igitondo cyiza kuri mwese, Imana ibagirire neza. Uyu munsi rero reka tubagezeho inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Musabyimana Gloriose, wari umaze igihe kitari gitoya amenyekanye ku social media, ari umuhanzi, ari umuririmbyi wa gospel. Yaririmbaga indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Ni umwana w'umukobwa wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1989. Uyu munsi yari afite imyaka 36. Yavukiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, niho yanakuriye. Yatambutse ku social media bwa mbere agaragara muri izo ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, avuga no ku buzima bukomeye yanyuzemo. Mu kiganiro yakoreye ku nkuru yanjye ku munyamakuru witwa Gerard Mbabazi, yavuze inkuru y'ubuzima bwe bubabaje cyane yagiye anyuramo, asuzugurwa, ateshwa agaciro, abantu bamubonamo nk'umuntu utazavamo umuntu w'umumaro. Ariko Imana iramurinda muri ubwo buzima bukomeye, muri ubwo buzima bushaririye yagiye anyuramo. Imana iramurinda arakura kugeza igihe Imana yamuhurije n'umusore cyangwa se umugabo wamugejeje kuri social media, akamenyekana, impano ye ikamenyekana, ikajya ahagaragara. Ni umwana rero Imana yashatse kwihesherezaho icyubahiro muri iyi minsi yari amaze ku social media, kuko yarakunzwe cyane cyane bikomeye cyane. Yagiye atumirwa ahantu hatandukanye, yagiye atumirwa mu bikorwa bitandukanye, abantu bamugiriye icyizere. Ubu rero yari asigaye ajya mu bitera no kwitabira ibiterane hanze. Ku itariki ya 28 yari yasubiye mu gihugu cya Kampala, aho yari yagiye aherekejwe n'umugabo witwa Bikem, wari warafashe inshingano zo kumufasha no kumuherekeza muri urwo rugendo rwe rw'umuziki. N'abandi bari bari kumwe nawe berekeje mu gihugu cya Uganda. Baragenda bitabiriye igiterane yari yatumiwemo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Yabashije kuba muri icyo giterane, hanyuma bigeze ku cyumweru mu mugoroba waho ngo bari bafite iyindi gahunda yo kujya guhura na kampani yari yamwishimiye, nayo ishaka ko azajya yifasha kwamamaza ibikorwa byayo. Bafashe urugendo rero bari mu modoka, baragenda bajya muri iyo kampani. Bahageze baraganira n'ibyo bagombaga gukorana nabyo barakora. Hanyuma mu gusoza nibwo uyu mwana w'umukobwa yagize ikibazo. Ubundi ubusanzwe ngo yari asanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bw'igicuri. Uburwayi bw'igicuri ni uburwayi akenshi budakira, umuntu abana nabwo igihe kirekire, ariko hakaba hariho uburyo bwo gufata imiti bworoherezaga umuntu. Rero yabanaga nabwo, yari asanzwe bufite, kandi ni uburwayi mu by'ukuri bubi cyane, bushobora kwica umuntu igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'uburyo crise yabwo ifata. Yaje rero kugira iki kibazo cya crise muri uwo mugoroba, muri iryo joro. Hanyuma abari kumwe nawe bamwihutana mu bitaro bya Kampala ngo byitwa Kengra Doctors Medical Center. Akigera muri ibyo bitaro baramwakiriye, bamukorera ibishoboka byose, bagerageza kumuvura, bamwitaho, ariko akaba yari yagize n'ikibazo cyo kubura umwuka. Birashoboka yuko ubwo n'iyo crise yari ikirimo, kuko uburwayi bw'igicuri iyo bufashe umuntu ntabwo buhita bumurekura ako kanya, ashobora kubumarana igihe kirekire. Ngo birumvikana ko yagize iyo crise akayimaramo igihe kirekire, akagiriramo n'ikibazo cyo kubura umwuka, hanyuma bikaza kurangira umwuka ushize, umwana w'umukobwa akitaba Imana. Nta kundi ni ukubyakira, nta kintu na kimwe kibaho Imana itakizi. Turashimira Imana rero yamuhagurukije agakora ivugabutumwa mu bice bitandukanye. Hari abantu benshi bakijijwe ku bwe, hari abantu benshi bizeye imbaraga z'Imana ku bwe, kubera iby'Imana yari imaze gukora kuri uyu mwana w'umukobwa. Yari amaze kumenyekana, kandi noneho yari ariho n'igikundiro kidasanzwe.
Imana imwakire mu bayo, Gloriose agire iruhuko ridashira, namwe abakunzi be mwese mukomeze kwihangana, mukomere, Imana ikomeze ibagirire neza.